turabashuhuje tubahe ikaze mu biganiro byacu. Kuri umunsi wa none twagarutse kuri love nature, cyangwa se ya gahunda twazanye yo kubatembereza isi dutuye twibanda ku rusobe rw'ibinyabuzima. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe. Ni inkuru y'impamvu inyoni zidafatwa n'amashanyarazi mu gihe zikandagiye kuri za nsinga zishishuye zitwara umuriro uri hejuru cyangwa se high tension. Inyoni ziri mu moko agera ku 10,000. Ziri mu nyamaswa zigendesha amaguru abiri, zikaba mu nyamaswa zigira uruti rw'umugongo n'amaraso ashyushye cyangwa warm blood. Kugendesha amaguru yazo abiri biri mu mpamvu zituma zidafatwa n'amashanyarazi. Reka turebere hamwe impamvu inyoni zidafatwa n'amashanyarazi igihe zihagaze kuri ziriya nsinga zishishuye zitwara umuriro uri hejuru cyangwa se high tension. Ariko nanone turebere hamwe ingamba twafata kugira ngo zidakomeza kwicwa n'amashanyarazi, kuko hari igihe biba ngombwa ko inyoni ishirira cyangwa igashwanyuka. Benshi iyo babonye inyoni zihagaze ku nsinga z'amashanyarazi bahita bibaza impamvu zidafatwa n'umuriro unyura muri izo nsinga. Ikintu gitangaje ku mubiri w'inyoni nuko ufite ubushobozi bwo kunyuramo amashanyarazi, ndetse ikamera nk'aho ari amashanyarazi anyura mu rusinga rusanzwe, kuko inyoni ubwayo yifitemo ubushobozi bw'urusinga runyuramo volte 35,000. Ni ibintu bitangaje cyane. Ndagira ngo wibuke neza ko ubusanzwe twe uyu muriro ducana mu nzu udashaka kenshi kurenga volte 240. Mu gihe inyoni ifite ubushobozi bwo gutwara volte 35,000. Icyo ugomba kumenya nuko amaguru yose y'inyoni iyo ahagaze ku rusinga, icyo gihe amashanyarazi anyura mu kuguru kumwe agakomeza mu nyoni akinjira mu rusinga anyuze mu kundi kuguru, ntabona hasohokera, akaguma mu rusinga asirikira cyangwa se akomeza. Gukubitwa n'amashanyarazi cyangwa gushirizwa n'amashanyarazi ni igihe amashanyarazi asohotse hanze y'urusinga ntagaruke ku rusinga. Bisobanuye ko icyo gihe inyoni yahagarara ku rusinga ikoresheje ukuguru kumwe, ako kanya yafatwa n'amashanyarazi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo amaguru y'inyoni yombi ahagaze ku rusinga rurimo amashanyarazi ntabwo ashobora kuyangiza, kuko akomeza kunyura mu rusinga, yinjira mu kuguru kumwe agasohokera mu kundi anyuze mu mubiri. Nubwo inyoni zihagarara kuri aya masinga ntizigire icyo ziba, igihe ukuguru kwayo kumwe kwaba guhagaze ku giti ukundi ku mashanyarazi, icyo gihe ihita ifatwa n'amashanyarazi ako kanya igashirira. Igihe ukuguru kumwe guhagaze ku rusinga ukundi ku butaka cyangwa ku giti. Ikindi gishobora gutuma inyoni ifatwa n'amashanyarazi ni igihe iguruka amababa yazo agakora kuri izo nsinga z'amashanyarazi cyangwa agakozaho agatuza. Reka turebere hamwe inyoni zishobora kwicwa n'amashanyarazi ziyahagazeho. Inyoni zihagaze ku masinga y'amashanyarazi biragoye ko zakwicwa nayo keretse igihe zikojejeho ibindi bice nk'amababa, agatuza n'ibindi bice. Nkuko twabivuze, ikintu gitangaje ku mubiri w'inyoni nuko ubushobozi bwo kunyuramo amashanyarazi bwayo buri hejuru cyane. Umuziro ni ukuba inyoni ihagaze ku bintu bibiri bitandukanye. Hari ubwo inyoni iba iguruka hafi y'urusinga rurimo amashanyarazi menshi, ikumva amashanyarazi ayikurura, nk'uko bigenda ku bantu banyuze ahantu hari amashanyarazi afite imbaraga ziri hejuru. Zarebe kenshi na kenshi ahantu bita ngo ni danger de mort, kuko ntabwo ari ku rusinga ariko ni hafi y'urusinga. Icyo gihe urusinga ruragushitura cyangwa rukagukurura, rukagufata, rukagushiririza cyangwa rukagushwanyuza. Iyo ifite uburyo bwo gusubira inyuma, icyo gihe ihita ibikora. Yananirwa gusubira inyuma bikayigiraho ingaruka zirimo no gupfa. N'umuntu niko bigenda. Iyo umuntu ashoboye gusubira inyuma ararokoka,
iyo umuntu adashoboye gusubira inyuma urusinga rukamukurura ruramushiriza cyangwa rukamushwanyuza. Igihe inyoni ihagaze ku mashanyarazi ikanahagarara ku kindi kintu gikoze ku butaka, ako kanya amashanyarazi ahita yifata igapfa. Niyo mpamvu akenshi uzabona inyoni zihagaze ku mashanyarazi n'amaguru yombi ariko ntizigire icyo ziba, kuko amashanyarazi yinjira agahita asohoka nanone akinjira mu rusinga. Buri munsi inyoni nyinshi zicwa n'amashanyarazi kubera ko zahagazeho nabi. Ni byiza ko igihe ushyira amashanyarazi ahantu ukoresha amasinga afunitse, ku buryo inyoni zigira umutekano igihe zihagaze kuri ariya mashanyarazi. Tugomba gufunika neza amasinga. Hari abibaza impamvu inyoni zikunze guhagarara kuri izi nsinga. Inyoni impamvu zihagarara ku nsinga zirimo amashanyarazi nuko nta makuru ziba zifite ku mashanyarazi. Zibaye zizizi ziriya nsinga zinyuramo umwanzi wazo ntabwo zazihagararaho. Igisubizo kiri mu biganza byacu nk'abantu. Nitwe dushobora kurengera ubuzima bw'inyoni zipfa zizize kutamenya ububi bw'amashanyarazi. Nkwibutsa impamvu cyangwa se akamaro k'ibi biganiro dukora. Intego yacu ni ugutuma mumenya, mugasobanukirwa ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, nyuma mukamenya ko bikwiye kwitabwaho tubirinda kuzima kuko ari ingenzi kuri uyu mubumbe. Turinde, dukunde, tunakundisha abandi ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hasta la vista. Ariko reka nshimire kandi subscribe, like, comment, share. Nshimire wowe udahwemba kudukurikira no kuduha ibitekerezo. Nshimire wowe waguze protokole yacu y'amasabune, kuko dufite homemade, tukagira documentaire nziza, tukatwazanye ni programme ya gatatu ya Love Nature, cyangwa se gukundisha abantu ibidukikije, kubafasha gusobanukirwa n'urusobe rw'ibinyabuzima, kumenya amasomo atandukanye ku binyabuzima n'amasiyansi atandukanye ku binyabuzima. Hasta la vista.